munsi rero turashimira cyane rabu kuba baradutekerejeho bakatuzanira icyororo kiri pire cyiza kandi bakatuzanira mu bwoko butandukanye. Turizera yuko guhera uyu munsi tugiye kubona impinduka idasanzwe mu bworozi bwacu bw'inkwavu. Icyambere cyiza nuko ari amaraso mashya, zikaba ari inkwavu za kijyambere ziturutse ahantu hizewe. Izo twari dusanzwe dufite ni inkwavu zagiye ziva mu borozi batandukanye kubera ko nta hantu hari hazwi hari famu y'inkwavu ku buryo umworozi yajya gukurayo icyororo cyizewe. Ni ukuvuga umworozi yakuraga kuri mworozi mugenzi we nawe yarazikuye ku ntono, ugasanga inkwavu zagiye zisubiramo ziva aho zavuye, ugasanga dufite twese inkwavu zimwe ku buryo zifite ibibazo bya genetike. Ariko izi nkwavu nshya zije gutanga umusaruro mushya kandi zije gutanga no kuzamura umubare w'icyororo cyiza, inyama ku isoko n'ibindi. Iki cyororo baduhaye cyo ubasha gucukiriza urukwavu ukwezi kumwe gusa kandi rukaba ari urukwavu rufite ubuzima bwiza. Ku nkwavu twari dusanganywe urukwavu rumwe rwashoboraga kubyara hagati ya 5 na 6 mu gihe cy'umwaka, rukaba rwabyaye n'utwana duke 4, 5 ku buryo bashobora kwisanga mu gihe cy'umwaka urukwavu rumwe rutabashije kuguha n'abana bageze muri 40, 50. Ariko uyu munsi hamwe n'icyororo gishyashya twabonye gishobora kubyara inshuro zigera mu 8 mu gihe cy'umwaka kandi kikabyara urukwavu rumwe rukabyara abana 7, 8 ndetse kugeza no mu 10 no kurenza. Dufite icyizere yuko urukwavu rumwe ruzabasha kuduha abana bagera hagati ya 80 n'ijana mu gihe cy'umwaka kubera iki cyororo gishyashya twabonye cyiza. Ikindi cya kabiri nakongeraho nuko ari inkwavu nini cyane, zigeza mu biro 6 no hejuru. Mu gihe izo twari dusanganywe rwagezaga igihe cyo kubyara rufite ibiro 2, rwakuze cyane rukaba rufite 2 n'igice. Ariko izi zifite hejuru y'ibiro 6 kandi ntizirageza igihe cyo kubyara cyangwa nibwo zigiye kubyara bwa mbere. Biratanga rero icyizere mu minsi iri imbere yuko turi bubone inyama nziza nini kandi ibonetse mu gihe gitoya. Ku ruhande rwacu nk'aborozi tukabasha kubona umusaruro tutashoye byinshi cyane nk'uko twajyaga dushora byinshi cyane ku nkwavu zitari icyororo cyiza, ariko umusaruro ntunabe mwiza cyane kubera icyororo kitari kiri cyiza. Ubworozi bw'inkwavu ni ubworozi bwunguka kimwe n'ubundi bworozi. Igisabwa gusa ni ukubukora ufite intego. Gukora ubworozi bwa kijyambere ukabukora ufite intego, ukabukora wabitekereje, ugakora mass production. Ubworozi bw'inkwavu washoboye korora neza, ukorora nyinshi, isoko ryo rirahari ry'inyama abashaka korora. Rero ikibazo cyo kuvuga ngo byatanga umusaruro byakiza uwabikoze, byo ni ibintu biri granted. Uwabikora neza yabigize umwuga byamukiza. Abantu rero batekereza gushora imari zabo bashora no mu bworozi bw'inkwavu, kuko niba ushobora gufata urukwavu ukarorera amezi 4 gusa ukabasha kugurisha urukwavu rufite ibiro 4, 3 n'igice, hagati ya 3 n'igice na 5, urumva ntabwo ari amatungo menshi ubasha korora igihe gitoya gutyo ukabasha kubonamo umusaruro ungana gutyo. Kandi igiciro cy'inyama ku isoko turabizi twese cyenda gusa ni mu 4,000, 5,000 hagati aho ngaho niyo marije y'igiciro cy'inyama. Ni ukuvuga ngo urukwavu rwawe ushobora kurworora amezi 4 gusa ukaba warugurisha 2,000 hejuru y'10.